rusimbuka mu musesa gahinga umuhinzi nyakuri agahinga umusozi watibagiwe n'ibishanga 265 ayo 265 leta umushinga wa tekano ugatanga 110 uburyo umworozi watanga 165. Wow. Urumva rero nk'uko igihumbi umworozi atanga 165 ariko ahombye bipfuye yahomba miliyoni. Naho rero kuba wenda umworozi aba afite inkoko 10,000 aborozi benshi babifite aba yagize ikibazo muri izo nkoko z'10,000 yahomba miliyoni 50. Abarengeje rero na 20 nabo barahari urumva yaba bijya muri miliyoni 100 miliyoni z'umuntu yahomba kandi kugira ngo iyo risiki y'icyo gihombo uyikureho amafaranga ugomba gutanga ari make kandi nanone leta yakunganira ibyo bisobanuro tubagezaho noneho tukabwira ko imirongo yacu yo kuvugana nabo ikora ikinguye ari kuri izo mbuga zo dukoresha kandi bidufasha no mu bindi bitandukanye byo kumenyekanisha byerekeranye n'indwara byo byerekeranye no kugisha inama mu nzego zitandukanye ndetse n'iza leta dukorana nazo zirimo baturi dufiteho na Rwanda Agricultural Board Dr. Pierre bariho biriho minabiriho aho hose tugakomeza guhanahana amakuru no kugira yego Andrew wenda mbere yuko tubareka kugira ngo munakomeze imirimo cyane ko bukeye nifuje no kubabaza muri uru rugendo murimo rw'ubukangurambaga nk'uko bwana Museruka yatubwiraga ko murimo kubafasha hirya no hino mu turere murimo kujyana kugira ngo ubu bukangurambaga bugere kuri bose. Hari abantu bagiye bahura n'ibibazo byo kurwaza cyangwa gupfusha amatungo bagashumbushwa, aba mwaba murimo kubifashisha kugira ngo ubuhamya bw'uburyo bakuyemo cya gihombo kubera ko babonye ubwishingizi babafashe muri ubu bukangurambaga muragendana? Dufite amakuru tutagendana nabo ngabo bahuye n'ibyo bibazo bagashumbushwa ariko amakuru yabo tuba tuyafite. Uyu munsi dufite abanyamuryango b'ihuriro bari kuri tere mu ntara kuko bwana Joseph yavuze, hari uri mu majyepfo, hari uri mu burengerazuba, hari n'uri mu burasirazuba. Abo bafite rero amakuru, bamwe muri bo bakaba baragize n'izo zo kupfusha amatungo bagashumbuka. Bamwe muri abo ngabo bafite ubuhamya bafite ubwo batanga. Reka tubashimire cyane bwana Andrew. Murakoze cyane. Arakoze cyane bwana Andrew, twari kumwe muri iki kiganiro ariko turacyakomeje muri studio. Bwana Shirimpumu, nk'uko bigaragara ubu bwishingizi bwaje kugira ngo bufashe aborozi gukuraho ibihombo bahuraga nabyo. Bahura na riske yaba abahinzi, nabonye abenshi babashije kuri page ngira ngo bagarutse ku buhinzi ariko twaje kwibanda cyane ku bijyanye n'ubworozi. Byanze bikunze habamo riske. Hari indwara nk'ubu ngira ngo muri za Musanze haravugwa indwara ya sinzi niba ari rouge niba ari yego, hari n'izindi ndwara zifata ingurube zishobora gutuma n'ikiraro cyose zirangira 100%. Ari nabyo batubwiraga, Andrew yatubwiraga ati ushobora kuba ufite ubworozi bwa miliyoni 100 ugasanga utinye gutanga ibihumbi 200 by'ubwishingizi, indwara yazigatsemba ugahomba burundu ukabura n'uburyo watangira. Ariko mwebwe nk'aborozi mubibamo, n'uruhe ruhare mugira mu gutuma habaho no kwirinda, cyane ko ari byo bya mbere kurusha kwivuza? Ushobora gufata ubwishingizi ukavuga uti ubwo nabonye ubwishingizi kiba kibereka mbitererane, ariko hari n'uruhare mugomba kugira ngo munirinde n'izi ndwara zishobora kuba zatuma habaho ibihombo. Uruhare rw'amahuriro n'uruhe nkamwe bayobozi kugira ngo habeho n'ubwirinzi? Uruhare narushyira mu byiciro bitatu. Urwa mbere n'urw'umworozi ku giti cye, kuko kujya mu bwishingizi ntibivuga guterera iyo, kuko
gufasha urugero rwiza iyo ufite ikinyabiziga nk'imodoka kiba kiri mu bwishingizi ntiwagenda ukigongesha aho ubonye cyangwa ukora andi makosa n'umwanya byagutwara ukererwa ugira gute bigufata umwanya ariko ku matungo ho kuba ya matungo yacu yishingiwe biduha umwanya wo kuyakurikirana kuko uba ufite yangabo mu bitugu uvuga uti ndakora ibishoboka byose kereka igihe haraza icyo ntashoboye. Ibyo rero ubwo ni ku ruhare rw'umworozi ariko natwe kwihuza hari uguhana amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru, guhana amakuru ku bijyanye no guhugura. Iyo turi mu mahuriro duhugura aborozi, tubafasha kuba bakora ingendo shuri ku buryo bashobora kujya kureba ibyiza bikorwa hano kugira ngo nabo baze babikore. Hari ukubagezaho gahunda za leta nk'iyi turiho tuganira, bivuga ngo kwihuza abibonamo inyungu nyinshi, ndetse tukaza no kugera no ku kijyanye n'isoko. Iyo twamaze kugera ku kijyanye n'amakuru, benshi n'abagiye bambaza baravuga ku kijyanye no kugaburira amatungo. Murabona ibiryo byarazamutse. Niba tubona ko ibiryo byazamutse ku rwego rw'imibereho y'abantu, n'amatungo tumenye ko yugarijwe kuri icyo giciro kiri hejuru. Kandi no mu makuru twagiye dutanga mwabonye ko igiciro cy'ibikomoka ku ngurube biracyari hasi. Aha rero niho ihuriro riza rigakora ubuvugizi. Turifuza kuganira na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, turifuza kuganira na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ku buryo wa mworozi ukora wa mwuga igiciro cy'ibikomoka ku ngurube kijyana n'ibiri ku isoko. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ariko tukaba twanakora n'ubuvugizi kuko Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yigomwa byinshi. Ntanze urugero kuri iyi gahunda turiho tuganiraho, ndetse hari nkunganire bari kubaza mu buhinzi. Tuzi ko amafumbire n'ibiki byose byunganiwe. Tugasaba ko ni ubuvugizi tugomba gukora kugira ngo na biriya biryo by'amatungo byunganirwe kugira ngo ibishyirwa ku isoko wa muturage tugamije bitaza bimuhenda. Navuze icyo guhuza ibikomoka ku ngurube n'isoko, ariko ubwo wa muturage wo hasi tureba bizaba bimugoye kuko bizaba bihenze. Rero dushaka gukora ubuvugizi cyane ubwo turi kumwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'abandi bireba nka Minicom, Minisiteri y'Ubucuruzi, ku buryo habaho nkunganire ku biryo by'amatungo. Uko ibiryo bizamuka cyane ntibizamukane n'ibyo, ahubwo wa mworozi we yunganirwe kugira ngo ageze umusaruro we mwinshi kandi mwiza ku isoko. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kwihuza bifite akamaro kuko ni ijwi ry'abo borozi. N'ibi turi kuvuga ni ukugira ngo na wa mworozi wo hasi. Yakivuze neza ushinzwe gahunda muri Minisiteri ko mu Rwanda umwihariko dufite, ntabwo iyi gahunda ireba aborozi banini. N'ufite imwe agomba kuyibona yishingiwe. Twebwe rero noneho nk'aborozi banabigize umwuga, ubu twageze ku rwego rw'uko nuje kuyishaka agiye korora, kimwe mu byo tumushishikariza ni uko ayijyana ifite ubwishingizi. Ubwo rero ukumva ko indoto dufite ni uko amatungo yo mu Rwanda n'abayishingiwe yose, ubworozi bwacu buzatera imbere kandi natwe buduteza imbere. Yego, nk'ubu iyo tugiye kureba nko ku biciro mfatiye nko ku isoko rya Karenge, batubwira yuko inyama y'inkoko y'ipondezi igura 4,500 ku kilo, mu gihe inyama y'ingurube ari 3,200. Biba bijyana n'ibyo bigaburirwa hanze cyangwa n'ubundi biri hasi? Iby'ingurube biracyari hasi kuko ukurikije imibare yoroshye nkatwe tubikora ku buryo bw'umwuga. Dukurikije ibiryo dufite tugabura ku isoko, nibura umworozi biramusaba hagati y'ibiro 3 n'ibiro 4 kugira ngo ingurube ikore ikiro cy'inyama. Ni ukuvuga ngo iyo abonye ayo mafaranga tubona nayo ku isoko, urushaho gusanga umworozi bamuhaye ari munsi y'ibihumbi 2,000. Ubwo rero icyo gihe rwose aba yahombye. Iyo aba byashobokaga ko umworozi nibura abona nk'ibihumbi 2,500 ku ngurube ihagaze, ugasanga ku isoko wenda ikiro kiri hagati ya 3,500 n'ibihumbi 4, icyo gihe nibwo twavuga ko turi kubikora. Ariko ubwo urumva dusa n'abari kotsa umusaruro wacu. Nukotsa. Twe kuza gusoza iyi minota tutagize ibibazo dusubiza cyane cyane iby'ingenzi nk'icya Norbert wagize ati tubarize Bwana Museruka, ati umuntu ushaka ubwishingizi ati asabwa iki, ni ibiki bigenderwaho kugira ngo itungo rye rihabwe ubwishingizi? Icyo asabwa ni ubushake, kuba abishaka. Icya kabiri namubwira inzira acamo, yegera ikigo cy'ubwishingizi cyangwa veterineri w'umurenge, akamuzana ikigo cy'ubwishingizi, bagasura itungo bakareba ko ryorowe neza rifite ubuzima bwiza, bakamubwira amafaranga agomba kwishyura, yamara kuyishyura agahita ahabwa ubwishingizi ndetse n'amasezerano. Nibyo.
nta kindi bisaba, nta bugenzuzi bukorwa ku matungo. Nge natekereje ko ari byo ashaka kumenya, ngira ngo kumenya niba itungo ari rizima ritagiye guhabwa ubwishingizi n'ubundi ryenda gupfa. Nibyo navuze yuko basura itungo bakareba ko ni bya bigo bisura biri butanga ubwishingizi, bagira abaveterineri bari hafi y'aborozi. Icyo nongeraho, itungo rifata ubwishingizi ni itungo rifite ubuzima bwiza, ryorowe neza, riri ahantu hafite isuku kandi rigaburirwa neza. Germain ati turabashimiye ku kiganiro cyiza, nanjye ndi Gicumbi mu murenge wa Mukarange. Ati tubwirire Shirimpumu ko dukeneye icyororo cyiza, twakibona dute icyororo? Yarakoze cyane kuko urumva ari n'uwo mu karere, ni no hafi yacu. Yazadusura rwose kuko iyo afite ubushake nicyo cya mbere, azaze tuzamuha icyororo kirahari. Hari n'uwabajije ati ese n'ingurube za gakondo zihabwa ubwishingizi? Ni ingurube z'inzungu n'ingurube zivanze amaraso. Kubera ko gahunda ya leta ikigamije ishyira nkunganire aho iri bubone umusaruro. Vuga ngo iragira ngo abantu bavugurura icyororo gitanga umusaruro, kubera ko kugaburira ari ziriya ngurube za gakondo ntabwo zitanga umusaruro ukurikije ibyo wazigaburira, ariko izi ngizi zifite amaraso avuguruye, umusaruro wazo ujyana nuko wazitayeho. Yego, hari undi wabajije, ngira ngo iki ngiki Shirimpumu yanagisubiza kuko we ngira ngo ndahamya ko ufite ubwishingizi. Yabajije ati se ugiye gufata ubwishingizi afite ikiraro cy'ingurube nka 20, afatira rimwe ubwishingizi bw'ikiraro cyose cyangwa ni ingurube imwe imwe ukwayo? Kugira ngo yanabivuze neza umuyobozi wa gahunda, ingurube ifatirwa ubwishingizi ni ingurube imwe ku giti cyayo, ifite iherena rizwi kuko ikurikiranwa rw'ubuzima bwayo. Ariko muri izo ngurube ze 20 kamugira inama ko azahere ku ngurube abona zizamara igihe kinini mu kiraro cye, ni za ngurube zibyara imfizi afite, bityo n'izindi zibe zagerwaho ariko yabanje kugira izibanze kugira ngo mve wenda ataremerewe. Hari n'uwari wavuze ati nzifatiye, ari hano yitwa Patrick, ati nzifatiye ubwishingizi ati zihaka zigahita zibwagura, atubwa ibyo bibwana nabyo bihita bijya muri ubwo bwishingizi bwa nyina? Cyangwa nabyo bihita bifatirwa ubwishingizi ukwabwo? Ingurube ifata ubwishingizi ku giti cyayo kuko igira iherena ryayo. Yanabivuze neza, niyo baje gusura bareba ubuzima ibayeho. Niba nafatira ubwishingizi iri yihaka nk'uko nari maze kubivuga, kubona ninsubije bwa mbere, iyo ngurube izakurikiranwa ubuzima bwose ku buryo n'ikindi gizabyara ariko iziyikomotseho abe yatoranya n'izijya mu bwishingizi cyangwa zose akazishyiraho. Ubwishingizi buba ari ubw'umwaka umwe? Bumara umwaka. Uyu yagize ati mwaramutse neza, turabashimiye tunashimira leta y'u Rwanda, ati yashyizeho gahunda ya tekana, atari ku ikibazo nuko abenshi batarayisobanukirwa, ati ubukangurambaga nibugere kuri bose, ati kuko ni nziza cyane, ati muze no kutubariza iyo umuntu agize ibyago byo gupfusha yishyurwa mu gihe kingana iki? Ngira ngo nibwo agishyiraho radiyo bari babisobanuye. Ubundi ntibirenga iminsi 30. Abasaba ngo mujye mureba nimero ya telefoni iri mu masezerano, ntimukagire telefoni y'umuntu umwe muvugana ku kigo cy'ubwishingizi. Nimero y'ikigo cy'ubwishingizi mu masezerano, iminsi 30 nirenga mujye muyihamagara, nimutabona igisubizo kibashimishije muhamagare 4127 Minagri ibahe ubufasha. Yego, abibushekeri bavuga yuko iyi gahunda batari bayisobanukirwa neza, bati nayahe matungo arimo, ngira ngo babivuze, hari izo nkoko, hari ingurube, hari n'inka zitanga umukamo, ariko n'ibimasa byongewemo. Abantu barabisaba kagira ngo za Nyamasheke, ndumva ariho hantu bigeze kubisaba cyane, no mu kiganiro kazi ni kazi umugenzi wanjye Pascal yagiranye nabo, bamutuma batuzatubwirire ko dushaka ubwo bwishingizi. Nizere ko mugiye kubona umwanya rero kuko ubu ngubu mwaremerewe. Turagana ku musozo, hari ubutumwa? Ubutumwa turagira ngo dushishikarize ubwo bukangurambaga turimo dukora, aho tutaragera babitegure neza kandi babwira aborozi bose baze kugira ngo tuganire, kandi twiteguye no kwakira ibyifuzo byabo aho babona bitaranoga neza kugira ngo tubinoze. Gahunda ni yabo. Murimo murabasanga aho bororera? Turahurira ku karere tukaganira, nicyo cyiciro cya mbere, ariko gahunda izakomeza no mu mirenge. Yes, Shirimo. Njyewe ubutumwa natanga ni ku borozi ko bagomba kubikora ku buryo bw'umwuga. Cyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni bitabire iyi gahunda y'ubwishingizi kuko ituma biteza imbere kandi bakorora
bishinganiwe kandi batekanye. Reka dusubikiraho ikiganiro cyacu, icyo musabwa no kwitabira ku bwinshi. Mu kanya tubanze twumva amakuru. Ibiganiro bitujijura, amakuru y'isi yose tukayamenya. Radio nziza, Radio Rwanda, radio yacu.